ndabasuje mwese abakomeje gutega amatwi channel yacu ibigezweho updates baye ikaze mu kiganiro cyacu. Ejo hashize tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo umukobwa wanyu cyangwa se umugore wa Deben uwikeza Pamella yizizaga isabukuru y'imyaka 24 amaze kuri isi, imyaka amaze avutse. Bibutsa ko uwikeza Pamella yavutse tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mu gihe umugabo we ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azaririmba muri Rwanda Day izaba tariki ya 2 na tariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2024, akaba zaba ari ejo kuwa 5 ndetse no kuwa 6. Uyu mugore we yizihije isabukuru ari kumwe na mukuru we witwa Hilton Sonia. Ni celebration yabereye mu gihugu cy'Ubugande, ntago ari ibintu byabereye hano mu Rwanda, dore ko iyi sabukuru yizihirijwe ahantu hitwa Amaraga Rift Valley Lodge. Ahangaha akaba ari mu gihugu cy'Ubugande, ni muri lodge nyine nkuko mubyumvise iherereye mu gihugu cy'Ubugande, ahagana mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Mu kwizi sabukuru biragaragara yuko baharyohewe nkuko mubibona cyangwa se mwabibonye ku ifoto. Hari ibintu byinshi cyane byo kurya bisirimutse, kandi amaji, amakeke, amafiriti, icyo kunywa kigiye gitandukanye. Nk'umwana wakure mu cyaro, ibintu byinshi byari bihari, ntago ngewe rwose ntababeshye, ntago mbisobanukiwe, ntago mbizi, yewe sindanabirya rwose, usibye wenda cake ndetse wenda n'ibindi bike bigiye bihari nibyo naba narariye, ariko ibindi byo nabambabeshye ngo narabiriye. Uyu mugore rero wa Deben akaba yizihije iyi sabukuru yambaye ikanzu nziza cyane, ikanzu yadodewe n'inzu ikora ibintu by'imyenda yitwa Zonka. Ni ikanzu kandi abantu mubyibuka neza mu birori byo gusoza umwaka wa 2023. Ni birori yari yitabiriye, byari byateguwe kandi bitabiriwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika ndetse na madamu we. Ni ikanzu rero yitabiriye ibyo birori yambaye nkuko muri kuyibona, icyo gihe niko nabwo yari yambaye. Nguko rero nuko nguko yizihije isabukuru ye mu gihe umugabo we atarahari, akaba yabifashijwemo na mukuru we witwa Hilton Sonia. Uwikeza Pamella rero akaba yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram avuga yuko avugira ati Dear God, your child is grateful. Avuga ati Mana yanjye, umwana wawe arishimye, cyangwa se umwana wawe afite amashimwe menshi cyane. Ngibyo rero ngayo nguko uko Uwikeza Pamella yizihije isabukuru ye, aho yayizihije mu gihugu cy'Ubugande muri lodge yitwa Amaraga Rift Valley Lodge. Ndabashimiye cyane. Iyi ni channel ibigezweho updates.